Nemone TV. Izina ryawe nirishyirwe hejuru data, tukweretse akanya tugiye kwinjiramo k'ijambo ryawe kugira ngo ubane natwe, utegure imitima yacu kugira ngo yumve neza ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu dusengeye ugiye kuvuga kugira ngo uhagararane nawe, imbaraga zawe zibe kuri we, umwuka wera abe kuri we, umukoreshe abe igikoresho cyawe Mana. Mu izina rya Yesu umukoreshe kugira ngo abwire ubwoko bwawe, kandi imitima yacu nayo yumva ijambo ryawe kandi ishyire mu bikorwa iby'ijambo ryawe riyisaba. Mu izina rya Yesu urakoze kubana natwe ukatugirira neza, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru muri iri teraniro. Bisabye Imana nizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu mukiza niwe mu
Yesu nashimwe. Haleluya. Shimira Imana nanone ko mpaye uyu mwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi nishimiye yuko namwe bagiriye neza kabatera iteka nkanjye mukaba muhari. Haleluya. Tujye dushima Imana. Turumva Jeanne yashima Imana, basanga iyo Imana itahaba umuntu yari afite misiyo wenda yo kumujyana cyangwa akamukora nk'ibyo yakoreye abandi yabura amaze kumubwira, ariko kuko iba mu ruhande rwacu idasinzira idahunikira, Imana nishimwe. Buriya usibye ko ari we wabibonye, ariko natwe hari izindi ngabo nyinshi zari budutware, ariko zisanga hari izindi nyinshi ziturinda. Imana ihimbazwe. Rero nshimye Imana ko yabanye natwe twese mu minsi itambutse, kandi tukaba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cyo Kuva ibice 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 4. Turaza tuganire, tugenda mbabwira ahandi hantu tugenda dusoma, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira rero kuri aya magambo tugiye gusoma mu Kuva, ariko intego y'aya magambo yatumye cyangwa se icyo Imana ashyize ku mutima wanjye, nibajije ku buzima bw'abizera cyangwa se bw'umuhamagaro, ukuntu Imana ihamagara. Numva njya gushaka, njya kubaza Bibiliya kuko ari bifite amakuru yose. Ngiye kuyibaza, ndibaza ngo mbese koko umuhamagaro ni iki? Mu by'ukuri umuntu aguhamagaye ntakubwire icyo aguhamagariye, wakibaza ngo uyu muntu ararwaye. Ari umuntu wakaguhamagara ati kanaka, ukitaba, yarangiza ntakubwire icyo aguhamagariye, mu by'ukuri nabyo wamwibazaho. Ubwo rero tugiye kuganira kuri aya magambo, twumve iby'umuhamagaro wacu, cyangwa se umuhamagaro Imana ihamagara abantu. Mbese imihamagaro ni ingahe? Cyangwa se ishobora kuba myinshi, ariko si ingenzi ni iyihe? Nibyo tugiye kuganira. Numva biri ku mutima wanjye, tugiye kuganira kugira ngo turusheho, kuko nta kintu, niko umwanditsi yanditse, avuze ngo nta kintu gishya, ibintu byose byarumvishwe. Duhora twibukiranya ko uko abaririmbyi n'umuyobozi yatubwiraga, turi mu rugendo. Abantu baragenda, yaba abakristo baragenda, yaba n'abatazi Imana baragenda. Ibyo ni ibintu tutajyaho impaka. Umwana akivuka dutangira kubara ngo yagwije imyaka iyi n'iyi n'iyi. Mu kanya turaza no gusengera abagize anniversaire no gushima Imana yabarinze kugera kuri iyo minsi. Ariko iyo umuntu avutse, dushima Imana yuko avutse aje mu isi. Muri icyo gihe abagiye gutangira kuva ku munsi wa mbere akonsoma iminsi Imana yamuhaye kuba mu isi. Muri makeya urugendo rwe ruba rutangiye ku munsi aje mu isi, kuzageza igihe Imana izamubwirira ngo ongera uze ngutware. Muri makeya yaba azi Imana yaba atayizi, urugendo rwa rurimo. Uwabyemera n'uwabyanga ntacyo byahindura, kuba rurimo. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari igihe agenda mu murongo mwiza akazanasoza neza, hari n'ugenda akagenda nabi akazanasoza nabi, kandi bose bari mu rugendo. Ni nayo mpamvu byagiye ku mutima wanjye, nsenga Imana mu gihe bari bambwiye ngo nzagira icyo tuganira, mbwira Imana ngo nzavuga iki. Ariko nshyize ubwenge ku gihe no gusenga Imana n'umwuka w'Imana, numva ni byiza ko tuganira ko abantu bagenda barajya hehe. Mbese abakristo inzira banyura niyo abandi bantu badasenga banyura, itandukaniro ryaryo ni iyihe? Mbese uri mu mugambi yarahamagawe n'Imana n'uwurimo agenda ariko atarahamagawe nawe, itandukaniro ry'aba bantu batandukanira hehe? Ndifuza ko ari byo tuganiraho, kandi kugira ngo
ejo hazaza hari n'uwo mwahura akakwaza tubundi ibintu ubamo by'abarokore ni ibiki. Bibiliya yaratubwiye ngo dukwiye guhora twiteguye gusubiza umuntu wese utubajije impamvu z'ibyiringiro byacu. Imana ishimwe. Bivuze ngo umuntu utazi ibyiringiro bye akaba yitwa ko ari mu rugendo, isaha yari yose yahura n'umuntu akavuga ati bivemo genda, akabivamo kuko nta kibimubeshejemo. Ariko umuntu wahamagawe, Imana ishimwe, aba afite impamvu ari muri ibyo bintu. Ashobora kubisobanura, wamukangura nijoro akabikubwira, wamubaza mu gitondo akabigusubiriramo, kandi ibyo yakubwiye ejo akaba ari nabyo yongera gusubiramo nimugoroba. Haleluya. Amen. Abafite impamvu ku mutima we zimutera kubivuga, ntabwo ari ibyo ajya kwandika ahantu ngo ajye kubisoma, ahubwo mu mutima we birikashe, aravuga ati sinshidikanya nahuye n'Imana. Yesu nashimwe. Reka dusome aya magambo noneho tuganire. Guhera ku murongo wa 4, ngo Uwiteka abonye yuko atambikishijwe no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Imana ishimwe. Uyu ni Mose. Nashatse ko twifashisha aya magambo tukaganira ku muhamagaro. Mwumvishe ko Imana imuhamagaye, iramubwira ngo Mose, aritaba ngo iki? Ati karame. Imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo wikwegera hano. Urumva siho yari iri ubwo? Niho yari iri. Iravuga ngo wikwegera hano. Ahubwo kugira ngo dukomeze tuvugane, ndifuza kubanza gukwetura inkweto. Ntabwo yabimusabye ngo banegosiye. Sibyo? Ndashaka ko tuganira. Tuganire. Ntabwo yamubwiye ngo se birashoboka s'il vous plaît, mbese kwa kundi kwa hano waje. Birashoboka Mose, s'il vous plaît, wanyemerera ukavanamo inkweto ukabona ukaza. Niko byagenze buriya? Yaramubwiye ngo wihegera, nurangiza nakumenyeshaga icyo nshaka, kuramo izo nkweto, kwetura. Nurangiza umenye ko aho uhagaze aho ngaho arahera. Ibintu rero byo kujya mu mishyikirano nta yabaye kuri Mose. Cyakoze birashoboka wenda wasanga arabihamagare bakanegosiya muri iyi minsi. Ariko ikitonderwa Mose we siko byagenze, turaza kureba. Noneho rero Mose amaze kubona ko Imana imubwiye ibyo, kubigaragara Bibiliya itubwira, ntago Mose yabanje kavuga ati wowe urinde umuramo inkweto, urinde umbwira ahantu nisanzwe maragira. Hari ahantu Mose ntago yari ubwa mbere ahageze, nagira ngo bivugeho gatoya. Ntago ari ubwa mbere Mose yari ahageze, ahubwo yari asanzwe haragira, hari ahantu asanzwe azi neza. Ariko uko yari asanzwe ahazi nuko uwo munsi hameze byatandukanye cyane, bitewe n'ijwi, bitewe n'ibyo ahaboneye, byamuteye kumenya yuko ivuganye nawe yaje itaje nk'uko byari bisanzwe byaharagira intama. Iramubwira rero ngo kwetura. Yari agiye kureba ibiri kuba. Noneho muri urwo mwanya Mose arabyumvira, Imana imubwira gukwetura inkweto. Ku murongo wa 30, oya mu bice 34 hagaragara nanone mwitamamo mu Kuva, mu bice 34 mu Kuva. Reka tuhasome mu bice 34 byo Kuva, guhera nanone ku murongo wa 4. Bice 34 Mose
abazi ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nakanashatse. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere. Hari habaye iki? Ndagenda nkora gatoya. Hari habaye iki gituma bazi ibisate bibiri bisa n'ibya mbere? Hari ibindi bya mbere Imana yari yarigeze kumuha, Mose arabyangiza. Abyangije Imana avuga ngo nta gahunda mfite yo kongera kuza kugufasha, ahubwo wowe ubyikorere noneho bikuvune bikugore, numara ubinzanire ngewe ndongera nandikeho. Muri makeya ibya mbere Imana yari yabikoze, umurimo w'Imana wa mbere yari yawurangije. Iyo umuhaye cyangwa se bimuhaye aza kugira ikibazo cyo muri ubu buzima duhura nabyo. Nyine iyo turi mu buzima hari ibibazo duhura nabyo bimutera Mose kwangiza ibi bisate. Nusoma mu Kuva uzasanga yagiye ku musozi abana n'Imana, ariko kubana n'Imana Abisiraheli basigaranye n'umuvandimwe we Aroni, ngo babonye ko Mose atinze ku musozi, ngo babwira Aroni bati Mose wa muntu w'Imana yagiye ku musozi none aratinze, ntabwo twakomeza kwihangana tudasenga, ahubwo kandi turifuza gukora uburyo bwatworohera ukadushyiriraho ikintu tukagisenga. Muri makeya gutinda kwa Mose nubwo batazi icyo yatindanye n'Imana icyo ari gukora, ariko bibateye kumva bashobora gukora ikindi kintu. Bati dukorere rero ikintu dusenga. Ati ngiye nta kintu mfite cyo kubakorera ngo musenge, kereka nimushakisha mwebwe mukiranje mukazana ibikoresho. Abantu b'Imana ngo bahita bunguka ubwenge, bari bari aho ngaho bahita bavuga ati twebwe dufite ibintu by'ifeza n'ibyizahabu twahagurukanye mu Egiputa. Ibi mubyumve neza, ibintu twahagurukanye mu Egiputa turi kubigendana, none bibaye ngombwa ko tugize ikibazo cy'ikintu cyo dusenga dushaka kubona dugisenga. Dufashe rero ibi bintu reka tubyiyambure, nitoya tubiguhe ubiyaze ubikoremo ikintu dushobora gusenga. Ngo Aroni arabyemera, baramushuka aremera. Bamushutse yemeye, ngo baragenda bavanamo impigi bari bambaye, amasheneti n'amazahabu n'impeta bari bambaye ku maboko, ngo buri muntu wese arazizana ngo baziherezamo Aroni. Ngo Aroni aragenda araziyaza ngakoramo ikimasa. Imana iri kumwe na Mose ivugana na Mose, iramubwira iti ba bantu biyanduje genda ujye kubareba. Ngo ahageze asanga bakoze ibyangwa n'Uwiteka, bari gusenga ibigirwamana, bakoze ibyaha. Ngo nuko Mose ararakara afata bya bisate arabibatera, ngo nuko biramanyagurika bivamo umuriro batwika, bamwe barapfa. Icyo gihe rero Imana igarutse kuri Mose, nicyo nashaka kuvuga ko yahise imubwira ngo ongera, ngewe ntabwo ndi bwongere kuguha ibisate, ahubwo ugenda ukora akazi ko kubibaza uzabinzanire. Rero narindi gutanga urugero kurwerekeranye n'umuhamagaro wa Mose. Mose Imana imuhamagara yari igiye kumugira umucunguzi, yari igiye kumugira umutabazi. Inanamubwira yaramubwiye ngo nabonye ubwoko bwanjye muri Egiputa, mbona uko bameze, numva umuniho wabo, ngo nibuka isezerano nasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo icyo nicyo gitumye nza kukureba, kugira ngo ngutume ugende umbwirire Farawo arekura abantu banjye, kuko igihe kigeze nje kubakura muri buriya buretwa. Hari igihe Imana yibuka isezerano ikanashaka uburyo bwo kurisohoza, ariko iri kuvugana na Mose ugiye kuba umucunguzi muri bene wabo. Mose yayihaye impamvu, kandi izo mpamvu natwe turazigira. Imana ikakubwira ikintu, ugasoma ikintu muri Bibiliya, warangiza ukavuga uti ibi bintu ndabyumva, Bibiliya byanditsemo, ariko ndareba nkabona mu buzima bwanjye ntabwo nabishobora. Ariko buri ukuri kw'ijambo ry'Imana yari ivuganye nawe. Kujya impaka no gushakisha excuse ngewe urabona muri ubu buzima mbayemo, ni ukuri. Mose niba hari umuntu washyize impamvu nyinshi ku Mana ni Mose. Yayibwiye ngo iki bwa mbere? Yarayibwiye ngo Mana, ngewe nabaye kwa Farawo urabizi. Farawo ni umuntu ukomeye, merukiwe kera, hari yashize imyaka 40 atagera kwa Farawo. Iki yari yaravuye kwa Farawo akoze y'icyaha gituma bamwirukana. Yari yishe umunyegiputa bituma bamwirukana.
aragenda ajya Midiyani ajya kwa sebukwe Yetiro ngo aragira intama za sebukwe. Muri make ni murebe umukwe uri kuragira intama kwa sebukwe. Avuganye n'Imana irashaka kumuha navuga ngo ni promotion, imuhaye promotion yo kujya gucungura abantu, yo kujya gukura abantu mu Egiputa. Rwari urwego rwiza, yarakwiye kwishimira yuko avuye mu ishyamba, avuye ku zuba, avuye kuragira intama kwa sebukwe, agiye kuba umucunguzi nk'uko Imana ibimubwira. Ariko bitewe n'uko muri kamere muntu bigoye kumva imvugo y'Imana no kubyakira, bituma Mose abwira Imana impamvu zatuma atajyayo. Nawe ubirebe mu buzima bwawe, hari ibintu Imana ishobora kuvugana nawe cyangwa Imana yakubwira ukumva kubikukuraho, kukuvana muri position wari urimo, ukumva biragoye, ukumva ntibishoboka, kavuga uti ibi bintu ndabyumva niyo, ariko ntabwo byoroshye ko nabishyira mu bikorwa, ntabwo nabyishoborera Mana, nawe urabibona. Mose abwira Imana ngo icyaraga ati ngewe Farawo ndabizi twatandukanye nawe, ikindi usibye ko nanajyayo ntabwo nzi kuvuga. Mose iyo bavuga Mose kuba ururimi rwe ngo yaradidimangaga, yashaka kuvuga ijambo rimwe agafata amasegonda, yajya guhamagara yenda ati nzanira igikombe akabivuga gatatu, nzanira igikombe. Uwo yari Mose. Reba rero agiye muri discours, agiye kuvugana n'umuyobozi witwa Farawo, azi neza ko ari umuntu uzi ubwenge, uciye uhanitse mu byo kwakira abantu, azi protocole iba kwa Farawo. Afite ndaza kwisobanura kugeza ryari, kugeza igihe baza kumvira ikintu Imana yamubwiye. Abwira Imana ati oya Mana, ngewe ntabwo nzi kuvuga, ntabyo nzi, hamagara abandi. Niba ukambwira ati umva uzakoresha n'abandi, ngewe ntabwo nazi. Bese muri iriya korali hazajyemo abandi, ngewe ntabwo najyamo. Ibintu byo mu budiyakoni bahora bavuga hano, mumbabarire cyane, amatiko yo mu badiyakoni ngewe sinzayajyamo. Mundinde ngewe ntabwo naba pasiteri, ngo ndi kuvuga urugero, ndi kwitangira ingero, ntabwo naba pasiteri. Ibintu byo gukorera Imana, dore ko i Burayi hano wenda keretse hari abahembwa, ariko hari n'abakorera Imana badahembwa. Ibintu byo gukorera ubuntu reka ubenevore, nzajya njya muri Caritas nge n'ahandi, ntabwo najya nirukanka imbere y'abantu. Impamvu zirahari nyinshi zishobora gutuma Imana ikubwira ibintu ntubyumve, ariko impamvu y'Imana ni ikomeye. Ni nacyo cyatumye nifuza yuko tuganira ibi bintu. Imana ikintu nshakaho nicyo kiremereye kuruta imyumvire yanjye n'imitekerereze yanjye ndetse na situation ndimo. Impamvu y'Imana iraremereye kuruta situation ingoye ituma ntashobora kwitaba umuhamagaro. Iki ngiki byatumye Imana ibonye ko Mose yanze kuva ku izima, iravuga iti umva rero Mose, uri kumbwira impamvu z'uko utazi kuvuga, mbese si ngewe ure mu rurimi, singutanga kuba umuntu yabikiragiye cyangwa akavuga. Mose urumva ko yari afite igisubizo, yari abizi neza ko ari Imana ibikora. Ariko Imana ibonye ko Mose uko biri kose misiyo y'Imana igomba gukomeza, imujyana izi neza yuko atavuye ku izima ry'uko atazi kuvuga, ahubwo ihita ihindura umurimo, ihindura misiyo ya Mose. Misiyo Mose yari gukora wenyine ihita imuzanira mwene wabo witwa Aroni, imuzanira umuvandimwe we witwa Aroni. Iramubwira ngo noneho wigira impungenge, reka nkuzanira Aroni, azaza mugendane. Aroni azaba nk'umuhanuzi, uzaba Imana kuri we, uzajya uvuga ijambo Aroni kuko ari umuvandimwe wawe, arisubiremo. Muri uyu muhamagaro wa Mose ntabwo Imana yari yateganyije guhamagara Aroni. Aroni yari kuzacungurwa nk'umwisiraheli cyangwa aho yari yibereye, nk'uko Imana izagenda igatabara abandi bisiraheli bose. Ariko ibonye yuko Mose kubyumva byanze kwa Mose, bituma ivuga iti reka nkuzanira Aroni mwene wanyu, azi imvugo yawe, mwaravukanye, iyo udidimanga utaravunika menya icyo ushaka kuvuga, reka mukuzanire. Nuko muri ubu buzima bijya bibaho, umuntu agahamagarwa n'Imana, agashyira impamvu imbere y'Imana, akajya aziremarema akazishyiraho, bikazatuma Imana ishobora kuzana abantu bazajya bagendana nawe. Rimwe na rimwe ntibamworohera, mwe nabo ngabo Imana yazanye kuko winangiye, ntabwo bakorohera, biraruhanya. Mugendana umeze nk'ufite agaho akakujomba, cyangwa se ufite akandi kantu buri munsi ku wundi. Ugenda
usunikwa na wa muhamagaro ariko ufite ikindi kintu kimeze nk'igishakwe kimwe Pawulo yavuze. Twihuse, Mose yaragiye agera mu Egiputa acungura cyangwa ajya gukora imirimo Imana yari imutumye ari kumwe na Aroni. Aya magambo ni menshi cyangwa se izi nkuru ni ndende, ariko twihuse bageze mu Egiputa, Mose Imana yamubwiye kujya kwa Farawo, ariko ibanza no kumubwira icyo azakora ageze kwa Farawo. Ugenda ubanza uteranya Abisiraheli, abakuru b'Abisiraheli. Biragoye kujya muri misiyo y'Imana udafite amakuru y'aho uri butangirire n'aho uri burangirize. Nta kintu kigoye, kuko nababwiye ngo umuntu aramutse aguhamagaye ntakubwiye icyo aguhamagariye akakureka, nawe ntacyo wakora. Ugize n'ibyo ukora wabikora uri kuduta uvuga uti ese wasanga ibindi gukora atari byo ashaka, kuko yaguhamagaye ariko ntiyakubwira icyo aguhamagariye. Imana rero yahaye umurongo Mose, iramubwira ngo Mose, genda ubwire abakuru b'Abisiraheli ubateranye, ubabwire ngo Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yibutse imirimo, yibutse isezerano yasezeranye na ba sogokuruza, ije kubakura muri kino gihugu cy'uburetwa murimo. Mu by'ukuri Mose ibyo kujya kubivuga nabyo byamuteye ubwoba. Aravuga ati none ibyo bintu nibabimbaza bakambaza Imana iyo ari yo, ndababwira ko ari Imana ya hehe, ari Imana yihe. Bituma Imana imubwira amazina yayo. Haleluya. Imubwira amazina yayo, kuko amazina yayo ngo byari urwibutso muri Isiraheli ruhoramo, bayizi neza. Ati uzababwire ko nitwa ndiho ndi Uwiteka. Imana ishimwe. Niba kubaza ngo ninde wagutumye, uzababwire ngo ni ndiho yabantumyeho. Ngo bizatuma bumva, bazahagurukana nawe bajyane nawe kwa Farawo, mujye kubabwira ubutumwa naguhaye. Reka twihute ko byaje kwemera nyuma y'inzira zikomeye muri bya bintu byose. Imana koko ifasha abo Bisiraheli mu nzira zigoye, isohoza umugambi wayo mu byago byari byaciye mu Egiputa. Nagira ngo mvuge mu nzira y'umuhamagaro wa mbere, reka mpite ntondeka umuhamagaro cyangwa ibyo nabonye by'imihamagaro itatu y'ingenzi Imana ihamagara abantu. Nuko umuhamagaro wa mbere Imana ihamagara abantu, dusomye ya magambo twasomye Imana ibwira Mose ngo kwetura inkweto zawe, aho uhagaze aho nahera. Umuhamagaro wa mbere Imana ihamagara umuntu no kwihana ibyaha. Biragoye kuvuga ngo warahamagawe utarihana ibyaha, ndetse umuntu we yabyumva, ariko rimwe na rimwe wowe mu mutima wawe uzi neza kubeshya. Bivuze iki? Bivuze ngo umuhamagaro wa mbere uhagarariye iyindi ni umuhamagaro wo kwihana ibyaha. Ni nayo mpamvu twaririmbye ya ndirimbo ivuga ngo umukiza ni wankuye mu ishyamba. Iyo umuntu akiri mu ishyamba, umukiza atarajya kumuvana mu ishyamba, icyakoze bashobora kwivanayo agasa n'ubacerembye akaza. Ariko iyo atari umukiza ugukuyeho, hari ibimenyetso bizakomeza kukugaragaraho yuko umukiza atahuye nawe cyangwa utahuye nawe. Bivuze ngo umuhamagaro wa mbere ukomeye mu buzima bw'abizera ni umuhamagaro wo kwihana ibyaha. Niyo ntambwe ya mbere iza ku mukristo Imana ihamagariye kujya gukora cyangwa se kuza kuba muri wa murima twavugaga. Umuhamagaro wo kwihana ibyaha ni umuhamagaro ubanza unaremereye mu buzima bw'umukristo. Niho ka gatabo k'umugenzi umuyobozi yatubwiye, mukristo ageze ahantu akubitana n'umuntu amwibutsa ibyaha yakoze. Aramubwira ngo igihugu uvuyemo ndakizi, nirimbukiro, ibikorerwayo ndabizi, ni ibyaha bikomeye, kandi umwami wo muri icyo gihugu ujyamo arabyanga, kandi ibyaha wakoze ni byinshi. Arabimutondorera, aturasambana, waribye, wakoze, warabeshye, ibinyanga byose arabimuremera, arabimwibutsa. Ngo ariko mu Kristo yibutse ibyo bintu, asanga ari kubimubwira yarabikoreye mu gihugu cy'iwawe kirimbukiro. Aramubwira ati ibyo byose wavuze n'ibyo utavuze, hari ibyo wowe utazi cyangwa hari ibyo wibagiwe, ibyo byose nk'uko bivuga narabikoze. Atari ikintu gikomeye gitumye nkomeza urugendo nuko umwami wanjye yabimbabariye.
ati kuva icyo gihe yabimbabarira rero wikongera kubimbaraho. Umuhamagaro wo kwihana ibyaha. Mukristo arafite guhamya kumugaragariza neza ko ibyo bavuga atari ukubeshya ahubwo byabayeho mu gihe cyahise, ariko bitakibaho, byarangiye. Haravuga tumva rero wikomeza kubincira mva imbere nigendere, no hakurikiye za ntambara zindi. Icyo kintu kigomba kuba ku mukristo wese utangiye urugendo rujya mu ijuru, kuko niwo muhamagaro w'ibanze. Mose agikweturiza inkweto nibwo Imana yavuganye nawe imubwira amazina ye, iranamworohereza, iramubwira iti okay, wakomeje kwanga kugenda wenyine, reka ngo umuvandimwe wawe mugende. Nubwo yari bizi neza ko bazagera ahantu, kuko hari ahantu byageze Aroni nawe bizana akabazo, ariko kuko Imana yari ifite umugambi wo gucungura Abisiraheli, nta na kimwe cyari guhagarika uyu mugambi. Mu gihe rero Mose ageze kwa Farawo amaze kumuha Abisiraheli batangira urugendo, bakoze urugendo rwitwa urwo kuba mu muhamagaro kwa Mose. Niko na wisi intambwe ya kabiri yari iyo kuba mu muhamagaro kwa Mose. Umuhamagaro ni iki? Umuhamagaro kuwubamo cyangwa se itandukaniro rya ya ntambwe ya mbere yo guhamagarwa kwinjira mu gakiza, iyo ni isi ntambwe ya mbere yo kuza kwihana ibyaha ukabutangira urugendo. Bwa kabiri biba bigiye kuba gukomeza, ariko bikomereza ku yindi etape. Etape ya kabiri nuko nta muntu Imana ihamagarira kuba gushyira amaboko mu mufuka. Umuntu wese Imana ihamagaye ibimubitsemo umukozi, ibimushakamo inyungu. Ntabwo Imana yahamagara umuntu wo kuzaza kwicara cyangwa ngo avuge ati ngewe ndahari gusa warampamagaye mu gakiza noneho nta kindi kintu bindebaho, ubwo byararangiye. Kubera iki? Nuko Yeremiya yandika muri Yeremiya, ngira ngo sinzi umwene data ugeze kubituganiza niba ari umuyobozi cyangwa Eric, aratubwira ngo Yeremiya Imana imubwira, yaramubwiye ngo ngewe nzajya muha kuvuza ikondera, uhagarare ku munara uvuze ikondera uburira abantu bari mu murwa. Ngushizeho ngo impanda uburira abantu bari mu murwa. Nubaburira ntibumve impanda, ibyago bikaza bikabageraho batarumvisha imbuzi, amaraso yabo ntabwo uzayabarwaho, kuko bazaba bumvisha imbuzi ariko bange kuva mu byaha byabo cyangwa bange guhunga. Atari ko nkubwira ngo ubaburire ntubaburire. Ezekiel, Imana ishimwe, yasabwe umugisha. Ezekiel, atari ko nkubwira ngo ubaburire ntubaburire, amaraso yabo igihe kikazagera bakarimbuka bakagwa muri bya byaha byabo, ngewe nzakubaza n'amaraso yabo. Muri makeya, niba umuntu agiye kubazwa amaraso y'abandi, ntabwo ubwira ko ubugingo bwe aribwo buri burokoke, kuko bwa mbere ariho urubanza. Yanze kumvira Imana. Imana yamutumye kuburira abantu, ntiyababurira, ashyirwaho urubanza rw'uko ataburiye abari bagiye gupfa, bapfa bapfiriye mu byaha byabo. Imana izamubaraho urwo rubanza. Bivuze iki rero? Bivuze ngo intambwe ya kabiri ni ukumenya umuhamagaro Imana iguhamagaye. Mbese ko nkijijwe, umuhamagaro wanjye ni uwuhe? Imana impamagariye iki? Kuko mu murimo w'Imana harimo ministeri nyinshi, harimo ibintu byinshi. Hari ababa abadiyakoni, hari ababa abaririmbyi, hari abavuga butumwa. Bibiliya yaravuze ngo nuko bamwe kuba abahanuzi, abandi bagira abakuru b'itorero, abandi bagira abigisha, abandi bagira abanyama. Harimo impano nyinshi Imana ihamagaye umuntu ibifite ikintu imuhamagariye. Ni nacyo gituma Pawulo yandika, yaravuze ngo ubu twebwe tumeze nk'ingingo ku mubiri wa Kristo. Yarari guhugura abantu bashaka kwenda kuba buri wese bati ngo ngewe ubusanzwe hari ingingo nyine zitabwaho. Ananabisobanura, ugasanga rimwe na rimwe icyubahiro kuri urwo rugingo ntabwo rukiburana, ahubwo rwarakiremewe. Noneho buri wese agashaka kuba rwa rugingo rw'icyubahiro. Nyamara umuntu agiye kureba ku mubiri w'umuntu, ubu turi ahangaha ingingo zose zihari, hari iziri bukore, hari n'iziza gusohoka zidakoze. Turi ahangaha kandi bitavuze ko umuntu atahageze, yari ahari, ariko ntabwo biri bwemere yuko zose ziza gukora. Uti gute? Ubu uyu munsi cyangwa aka kanya turimo, ngewe ndi kuvuga ariko mwebwe muracecetse. Siko biri? Turamutse tuvugiye rimwe tukavuga nk'ibi ndi kuvuga, byaba urusaku.
ariko mwebwe mwacecetse muri gukoresha urundi rugingo rwitwa iki? Ugutwi. Bivuze ngo nanjye ndamutse ncecetse tukamara isaha twese ducecetse nta muntu uvuga, haba harimo ikibazo. Turabyumvikana? Bivuze iki? Nuko mu murimo Imana ihamagaye, hari umuntu Imana ihamagarira kuba ugutwi, hari uwihamagarira kuzaba ijisho, hari uwihamagarira kuzaba ukuboko, hari uwihamagarira kuzaba ibirenge, hari umuntu Imana ihamagara kugira ngo azabe umunwa ajya avuga nyine abwira abantu b'Imana icyo Imana ishaka kubabwira. Noneho rimwe na rimwe ugasanga zanginga uko tuzivuga cyangwa uko Bibiliya ibivuga, rimwe na rimwe ntabwo tuziha agaciro kangana. Imbere y'Imana yo niyiza agaciro kacu, ariko twebwe turashaka kugendera kuri za zindi zigaragara, zihabwa icyubahiro cy'ibanze, bikaza gutuma twakagongana. Kandi ubundi ntabwo ndabona urushyi rwakubise umunwa ko wariye wonyine. Haraho murabibona se mwebwe? Ikiganza buri kanya kiratora kigashyiramo, kiraza gutegereza nibiza kugera mu nda aho igifu kizabyehereza, kizajye kubona kibone hari amaraso yagiye. Ariko ntabwo ndabona ibirenge bigata. Ariko kubera iki? Wambokowe mpora ngenda buri munsi, wanduhuye ukamangamanga. Muzi kumangamanga icyo ari cyo? No kugendesha amaboko. Amaguru umunsi yasiganyije amaboko ngo namangamange, uyu muntu azaba arwaye, ntago azaba ari muzima. Icyo ubwacyo ku bantu b'Imana bari kuri ya etape ya kabiri yitwa guhamagarwa mu muhamagaro wo gukorera Imana, ukamenya icyo Imana yaguhamagariye. Kukimenya bishubije ibibazo byinshi mu buzima bw'abantu muzabana. Kubera iki? Niba uzi neza ko umuhamagaro wawe wihishe, uzawukoresha nk'uwihishe, kuko hari imihamagaro itajya ku karubanda. Reka babwire umuhamagaro Imana ishobora guhamagara umuntu akabaho akorera Imana kandi abantu batabizi. Yesu avuga ku banyamasengesho yaravuze ngo nimusenga mujye mukinga urugi, ngo kuko so ureba ibyahiherereye azareba ibyo muri kumubwira aho hantu mwakingiranye. Si ngombwa ko mujya gutanga itangazo ngo muhuruze imbaga cyangwa utugure tugiye gukora ya 25. Oya, ariko ushobora kuba uri gusenga ugasengera n'ibintu biremereye. Noneho rimwe na rimwe kubitangaza utaza kugira ngo kubivuga abantu bose babivuga bashaka kwishyira hejuru. Hari n'ababivuga bashaka guhamagara bene data bandi ngo babane, ariko kubera yuko ari uburyo bwo kubivuga nyine bikaba byagira n'ahandi no hirya no hino. Ariko icyo yashakaga kuvuga kwari ukugira ngo icyifuzo cy'umutima wawe nuba wafashe umwanya ugiye kwihererana na so, bibibanga hagati yawe na so. Icyakoze na mwene se ashobora kubyumva bitewe n'uko mubanye, ariko si ngombwa ko ayo makuru yose ajya kuri Facebook na internet na za zindi na za WhatsApp ngo mbe ngeze mu buvumo ngo mpite mbakubitiraho akantu nagezemo mfashe position mfukamye ndi kubereka ko ibintu bitangiye, wabwiye ni ibintu byatunganye nahageze, hahandi bikorera ndahageze. Nta musaruro uva mu kubivuga kuriya, umusaruro uva mu gisubizo kiza kuva yuvuyeyo. Ku Mana itanga igisubizo cy'amasengesho, ipima amasengesho nizaza kugusubiza. Usengera Imana ahantu abantu batari, yaza kugusubiza ikabishyira ku karubanda. Ntabwo ari ngombwa ko wiri gutanga itangazo yuko wavuye kuyisenga ku bwa cyakindi, ntabwo ari ngombwa. Ahubwo yo niza kubikora, izabikorera ku maso y'aho abantu babibona. Urugero ninde? Urugero ni umugore witwa Hana. Bibiliya ivuga ko Hana yagiye mu rusengero Shilo ngo ajya gusenga Imana, ngo ariko aragenda asengana n'abandi, ngo agiye kubera kuko abandi bo bari bafite ibyifuzo bikeya, wenda niko navuga, bigira mu mudendezo wabo bararya baranywa, kuko Shilo byarahabaga byose. Ngo igihe abonye abandi bantu bari kurya bari kunywa, aravuga ati aba sinabishinga, ntabwo umutwaro wanyu umeze nk'uwabo. Ngo ahita yinyabya aragenda arakata, ngo aragenda ajya ahantu ariherera. Ngo ariko asengera nta nubwo yavugaga, nta rero yazumurambaro zari zirimo, ntazo yari yateye uwo munsi. Ngo ari gusenga ngo atabumbura akanwa, ngo ahubwo ari iminwa inyeganyega gusa. Umutambyi witwa Elaraza ngo amurebye ngasanga uyu mugore ngo nta wundi muntu basa gusibye wanyoye wasinze. Hamubwira ati wa mugore wagabanyije byeri, ibi ni ibiki uzageza hehe? Iyi sindwe ryawe wagira ngo yarasanzwe amubona. Nase umuntu ubonye rimwe umubonye ameze gutyo, wagira ngo buri munsi wamubonaga yahoraga aza yasinze. Tuzageza hehe isindwe ryawe?
ariko hano yari ari gukora wa murimo wo mu ibanga wo kuvugana n'Imana nta muntu uhari. Nari ntanze urugero ku masengesho, hari n'iyindi myinshi, hari uturimo ushobora gukora. Hari umubyeyi, hari umuntu ugeze kuduha igitekerezo, nako si n'igitekerezo ahubwo byabayeho. Umukozi w'Imana umwe wari uri ahantu akorera Imana, Imana iza kumujyana mu iyerekwa, iramujyana ngo imugeza mu ijuru, ngo ihamugejeje imwereka amazu, itangiye kumwereka amazu, imugejeje kuye ngo asanga iye igeze nko hagati ahangaha, mbese nibaragera naho bashyira mu bikwa, asanga nibaragera igihe cyo gukinga, asanga nta sakaro, asanga mbese nawe umuntu umaze mu murimo w'Imana imyaka nka 25 wahagera ugasanga biracyari mu kibanza. Aravuga ati none inzu yanjye ni iyi koko? Bati inzu yawe ni iyi. Iminsi yose nakoze ndacyari muri fondasiyo. Bati nuko bimeze. Batariko ugiye gukerereza ngo ino tukwereke niza abandi aho bageze, kugira ngo nutaho uzajye gushyiramo akabaraga, kuko abandi bo bagiye mbere. Abandi bo barakomeje, urarangaye, ariko abandi bo bagiye mbere. Uyu muntu ntabwo yari yoroshye, kuko yari ari mu bantu bakomeye mu itorero, bashobora kubwira umuntu ngo ndagusohoye akabara musohoye, cyangwa ngo ati karimo akabara mwakiriye. Sibyo? Ko hari abantu baba bameze batyo. Yari akomeye ku buryo yasezeranyaga umukobwa n'umuhungu, bati uyu munsi uyu ni umugore wa runaka n'undi ni umugabo wa runaka, ntihagire umuntu uzaza kubarega ubusambanyi. Bataba abantu runaka yarabyemeje. Ntimubizi se ko babaho? Babaho rwose. Arangije imirimo yose arebye, asanga kuva ku munsi wa mbere kugeza ku cyumweru aba ku rusengero. Ati ko nta munsi n'umwe bwira ntageze ku rusengero, nukubera ikinzu yanjye kiri muri fondasiyo. Akomeza kubyibazaho. Ati rero wa mugabo ngwino tukwereke, tugende. Ngo baramujyana bamwereka izindi nzu. Bamweretse inzu ebyiri, ntabwo ndivuge nyinshi, ndavuga ebyiri gusa. Bamweretse inzu ngo y'umuntu witwa Pawulo. Barayimwereka ngo arayireba, asanga nakataraboneka. Ntabwo nabona urugero rw'ina, ariko reka nivugire mu Kiyovu, kuko iwacu niho twari tuzi ko mu Kiyovu habizikomeye. Yavuga turiya muntu aba mu Kiyovu, ntabwo amushakiraga muri Nyakatsi, wumvaga ari mu Kiyovu nyine. Si byose? Iyi ni cy'abakire. No mu cy'abakene hahinduye izina, ubu ngubu hari izindi nazo zikaze, ntabwo ari nuko bazimweretse. Aravuga ati iriya ni yandi. Bati iriya ni umukozi w'Imana waza akorera Imana mu isi, none yararuhutse, ni uwitwa Pawulo. Arayireba ati inzu kabisa. Ati iriya bituranye yindi. Bati iriya rero ni yundi muntu ariko utaranaza, ntabwo turi mukubwiye, kuko ntabwo wapfa kumenya ko turamukwereka ahantu aherereye. Ngo bahita bamujyana mu itorero ayoboye, ngo hari harimo umukecuru rukukuri, umukecuru ushaje cyane, ngo ariko afite umuhamagaro we mu ibanga, yarasobanukiwe ikintu Imana ishaka kuri we, yari yarageze kuri ya etape yo kumenya umuhamagaro we wo gukorera Imana. Uwo mukecuru ngo yazindukaga kare mu materaniro, akicara mu rusengero agasengera amateraniro. Ariko mbere yuko aza muri ayo materaniro cyangwa mu cyamuzinduye, ngo mbere yabanzaga guca mu bwiherero akajya kureba ibikorwa byaho, ngo yasanga hadatunganya akatunganya, cyangwa akashyira ibindi bintu bikenewe by'uwo munsi biri gukora uwo munsi, ngo yarangiza akiyizira, kuko yanazindutse, urumva yazindutse, ngo akicara mu materaniro, ngo imbere mu ntebe ngaho ngaho imbere y'abakozi b'Imana, bakabara hari nyine bakiyumvira umuvugabutumwa cyangwa kumva indirimbo, bagakurikira ibiberana mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri umukecuru yazindukaga kare, mu ntege ze ntago ari uko yabaga afite imbaraga nyinshi, ahubwo yari yarasobanukiwe umuhamagaro Imana yamuhamagaye. Ati mu ntege zanjye, ahantu abandi bakoresha iminota 30, ngiye nzajya makoresha isaha, nzajya nzinduka nsigemo iminota 30 yo kujya gukora wa murimo wo mu ibanga, nsigemo n'indi 30 yo kwicara kubasengera mu gihe bataraza. Uwo mukozi w'Imana akazinduka akaza. Mu minsi yarabaye hari gukora uwo murimo rero, Imana yaje kujyana umushumba we, imugejejeyo, imwereka aho wa mukecuru ibereye mu iteraniro n'uturimo ari gukora, ukuntu dufite agaciro, twahinduye amateka mu ijuru, twamwimuye mu cyiciro kimwe kikamwigiza iruhande rw'inzu ya Pawulo, ubwo bari baturanye. Aravuga ati none uriya mukecuru niwe nyiri iriya nzu ko? Bati nguriye wa undi wicara imbere yawe hahandi, to nguriya ndamubona. Ati ndabona wa wundi ntabwo nzatazina ke, ariko abakecuru benshi cyangwa yavuga ati nibambaga Darena cyangwa se basanga nyine reka nivugira ko ngako. Ariko nashaka kuvuga iki? Nuko umusaruro wa mukecuru umutunguye ukamusanga muri ya ntebe yicariye, nukuri ntiwamenya yuko atuye mu Kiyovu cy'abakire mu ijuru.
si byose ntabwo wabimenya aho yicariye hariya nta cyangombwa wamubaza uti nyereka icyangombwa cy'ubutaka cy'ahantu ngo uzatura ntacyo afite ntiyakikubwira ntiyakubwira ati nzatura muri nimero iyi n'iyi ariko mu byiringiro byo mu mutima ya ndirimbo twavuze tujya turebesha kwizera mu ijuru bikatwibutsa ko tuzatima iruho dushobora kuruhira muri ubu buzima Yesu nashimwe uwo mukecuru yari yarasobanukiwe gukorera Imana neza mu muhamagaro we uko bikwiye kugenda nta kavuyo ntekereza ko nta murigeze asiganya ariko buri munsi ubu nige nzajya murajyayo no namwe mujye muntabara mu ruhu mu nduhure ndanisa nta murigeze abibwira ahubwo kuri we yarabifite mu mutima ikintu rero gikomeye nuko nyuma y'uyu muhamagaro wa kabiri iyo umuntu awubayemo neza mu nyumva kubera iki iyo ubayemo neza bigera kuri etape uzahamagarwa umuhamagaro wa gatatu uyu muhamagaro wa gatatu abantu barawusangira n'umwe twavugaga bawusangira bate bawusangira kuko Bibiliya itubwira Mose arangije imirimo ye agiye ngira ngo aya magambo turayasoma ayo tugiye kuyasoma aba ariyo dusoreza Mose asoza imirimo ye yari ngira ngo mu kuva ibice 34 umurongo mu gutegeka kwa kabiri ibice 34 ku murongo wa 5 tugiye kuhasoma naho twumva uyu muhamagaro nawe ujya ubaho kandi tutabona aho dukwepera kuko uko biri kose Imana irawuhamagara nawo ku murongo wa 5 mu bice 34 cyo mu gutegeka kwa kabiri haravuze ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfiraho aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu Uwiteka yategetse ku murongo wa 5 niyo nashakaga nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu nuko Uwiteka yategetse ndashaka kuvuga iki ubu Uwiteka yagiye kunegosiya bimwe twavugaga na Mose aramubwira ati wakihanganye nakujyana ko mbona imirimo yawe yuzuye harubwo abivuganye ahubwo Uwiteka yabikizeho itegeko aramubwira ati ntabwo ahangaho uharenga Abanyarwanda nibo babivuze babivuga neza rimwe na rimwe hari igihe baba babeshye batabizi cyangwa se bikaba ari n'ukuri bitewe n'uwo muntu uko yabyitwayemo baravuga ngo umuntu wese wapfuye bavuga ko yitabye iki ntaba yitabye Imana buriya ariko uwitabye Imana bo nibyo irabahamagara nk'uko twabivuze turawusangira ariko hari abantu bahamagarwa nayo niko Pawulo ngira ngo yanditse aravuga ngo umuntu wese nasoza iyi mirimo hari abazahagera bakahagera bagiye guhabwa ingororano hari n'abazahagera bagiye gukorwa n'isoni bizaterwa nuko bahagaze muri wa muhamagaro wa kabiri nuko wa mbere bawitabiriye Pawulo yandikira Timoteyo yamubwiye ngira ngo ni mu bice 4 aramubwira ngo ngeweho narwanye intambara nziza ndindi byo kwizera yari yahereye ku ijambo rimubwira ngo ubu ngewe maze kumera nk'ibisukwa gicaniro ngo igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye muri makeya kugenda kwa buri muntu kujya kugera igihe kukagera yabyanga yabyemera nta mahitamo bafite ariko kugira ngo uzahagarara uvuge iri jambo nuko uba waritwaye muri wa muhamagaro wa mbere Imana iguhamagara ndetse n'umuhamagaro wa kabiri kwa witwayemo bikagutera kuvuga nk'uko Pawulo yavuze Pawulo abivuga yaranabisobanuye aravuga ngo ngiye nubwo ngiye gutegereza kuzahabwa ingororano ariko nta nubwo ari nge jyenyine sibyo ngo ahubwo n'abantu bose bakunze kuzaboneka kwa Kristo tugiye gusenga Imana umuhamagaro kuri wowe uvuze iki umuhamagaro ni iki muri ubu buzima no kubyibazaho
kuko hari igihe tubana yenda utarahamagawe twaba tuzi ngo turi kumwe, ariko nagize ubwoba Imana ihamagara Aburahamu. Aya magambo ndi gutegura, ndi gushaka gusoma aya magambo, nasomye amagambo mu itangiriro. Imana ihamagara Aburahamu iramubwira ngo va muri Uri mu gihugu cy'iwanyu. Ikintu cyanteye ubwoba nuko Aburahamu Imana ishaka kumujyana i Kanani bwa mbere itabimubwiye, ahubwo yakoresheje umubyeyi we kugira ngo amujyane. Ise Tera avugana n'umuryango we, aravuga ati ahantu dutuye mureke tuhimuke muri Uri y'Abakaludaya twigere ahantu hitwa i Kanani. Ngo baragenda bageze mu nzira gahunda barayihindura. Narabitekereje nsanga Imana yari yakoreye mu bwonko cyangwa mu bitekerezo by'uyu musaza, ariko itaravugana na Aburahamu. Ngo ariko bageze mu nzira umusaza aravuga ati no, aha ntabwo tuharenga, mureke tugandike hano. Ngo nuko barahatura. Mu kwatura Imana irebye isanga bubatse basheje ibibanza, ibintu byakomeye. Iravuga iti oya, aho kugira ngo muzatinde hano kandi gahunda yanjye ari ukujyana i Kanani, reka ngira ibyo nkemura. Ihamagara umusaza, wa muhamagara wa gatatu twavuze, ngo nuko se Tera apfira aho ngaho. Ahapfiriye ngo Imana irongera irazibwira Aburahamu iti gahunda burya komeza ugende, nzakujyana i Kanani. Iramujyana ngo imugejejeyo, iramubwira iti iki gihugu wabonye nzakiguha, nzakugira umugisha, uzagusabira umugisha azagira umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Ibimubwirira aho ngaho irabimubwira. Nagize ubwoba iyo se Tera bakomezanya bakajyana, ngira ngo bari kuzagirana i Kanani ntacyo abaye. Ariko mu gutura aho ngaho byatumye iminsi ye yihuta, kuko yari abaye umuhagarika gahunda Imana yari yashyize imbere ya Aburahamu, kuko Imana yari igendeye kuzaha Aburahamu kiriya gihugu cy'i Kanani. Mu bantu bahagurukanye na Aburahamu rero harimo umuhungu yari abereye se wabo witwa Loti. Loti ntabwo yigeze yumva ijwi, Loti nta buhanuzi bwabimubwiye, Loti nta nzozi yarose. Loti mbese yiyumviye Aburahamu avuga ati yamvugishije. Yakuvugishije? Yabimbwiye da. None ati gahunda ngiye ngubu ndaranye, ejo ndazinduka. Uragiye? Ni ukuri ndagiye. Uransize? Ati ndagiye da. Nose ko yambwiye ngo ningende, nje ndagiye. Ratati hoya. None se nugenda kari we data wacu sogokuru akaba yarapfiriye aha ngaha, uransiga? Ntago nabyemera, ntago nsigara. Niba udashaka gusigara ngo ngwino tugende. Ariko mu by'ukuri ntago ari Aburahamu wamuhamagaye ngo ngwino tujyane. Oya, Loti yabonye ko agiye, nawe afata gahunda amwe ati turagenda ntunsiga. Ngo nuko barajyana. Iyo bari iyo usomye aya magambo mu itangiriro barakubwira ngo nuko ajyana na Loti n'umugore we Sarayi, ngo baragenda. Ariko aya makuru yo mu itangiriro nimuyasoma muzasanga barageze mu nzira biranga. Yageze mu nzira biranga, barashwana bashumba, bashwanye. Aburahamu aravuga ati ariko ubu nshwane n'umuvandimwe kandi narahamagawe njyenyine. Oya, reka mubwire ibintu tubitunganye. Atanga ati two gupfa ubusa, niwerekere iburyo ndagiye ibumoso. Ayo makuru twarayavuze hano ku cyumweru gushize. Niwerekere iburyo ndagiye ibumoso, n'ujye iburyo ibumoso ndagiye iburyo. Hitamo. Ngo nukatereye amazi agata ariko ubundi nukureka babwiza ukuri. Abantu batahamagawe bareba ku binetse, ntago bihanganira gutara. Kinyarwanda mvuze muracyumva? Abantu batahamagawe ntago bihanganira gutara ngo bizashye, bavuga ati igitoki cyanjye oya mwibiseka. Umuntu utarahamagawe ntago yabyihanganira. Oya, arakubwira ati ngewe ibintu byo kumbwira ngo ninegereze mubyivanyemo mubinkuyeho, ndashaka kureba ibyahiye uyu munsi hari ikidabo nibwo nzi. Ariko umuntu wahamagawe aravuga ati Yakobo yandika ngo ahirwa uwihanganira ibiki bimugerageza, kuko namara kwemera azahabwa ikamba ry'ubugingo. Amen. Loti rero yarareye aravuga ati umbwiye ngo nimitemo muze, agira ngo hari yaragize garashaka kumubwira ati wowe jya hariya nanjye ndajya hano. Ariko ko Aburahamu yarabizi ko rya jambo umuyobozi yigeze kutubwira ati umugisha w'umuntu barabana baragendana. Aburahamu aravuga ati uyu mwana n'umwana koko mubereye se wabo, nindamuka ngiye guhangana nabwo ndishakira hariya, nta mbuto ndabamwereye kandi ndi mukuru. Aravuga ati ngaho hitamo. Amubwiye guhitamo, umuhungu aravuga ati sinjye wabona ubyivuze, hari ahantu nabonye inka zanjye zizarisha, intama zanjye zizaguvuga neza, niba ubuze ubwenge birakureba, uzagenda ujya mu butayu niwe bireba, ariko ngiye ngo nahabonye. Ati kiriya kibaya wakima
ati ne wabyemeye na hariya harimo ati hariya harimo okay hariya niho ngiye ngewe ngaho genda ariko tubana amahoro genda uzajya unyaruka unsure ariko nanjye nzagusura ariko twakomeza gushwana undi agenda agiye i Sodomu ngo muri icyo kibaya kamana we cyangwa natahamagawe ibyamubayeho nabyo murabizi reka tugarukira ahangaha ariko Imana iturengere Imana dutabare dukwiye kumva uyu muhamagaro wa mbere w'ibanze tukihana ibyaha bikaduhesha kwinjira mu muhamagaro wa kabiri witwa uwo kumenya uko Imana inshaka komba n'igikoresho nkeneyeho muzarebe ibyuma byose bibaho biba muri ubu buzima nako na hano birahari dukoresha ariko mundebeye hano hari ahantu muri kubona isafuriya mundebere neza kandi nayo ni icyuma kandi hano hari ibindi ibyuma byitwa isafuriya bimwe twabitaye mu gikoni turaza kubisubiraho twageze mu rugo ubwo rero ndabivugira iki nuko isafuriya iramutse yifumbuye ngo izaza hano mu materaniro tukajya tubona umuntu wayiteguye nk'ariya ati mbe no tugiye guterekera tugiye gukora ibiki ariko ni ukubera yuko ahita ahagenewe mu kandi kanya ahandi tuza kugera turaza kuba tuyikeneye si byo se nituza gukenera kujya ku meza isafuriya aba yakoze akazi kayo ni gake cyane yenda hano reka hano hari igihe bishoboka ni gake cyane nabonye iwacu mu Rwanda isafuriya yaza ku meza irateka yamara guteka bihiye bimeze neza bakabikubita mu bisorori byiza bishashagirana bitigeze bihura n'umuriro bitigeze bigira ikibazo bakabyoza bakabishyira hariya bikaba umutako ibisorori bikamera neza ariko nacyo gitangaje barabirya bakabimaramo nta na kimwe narindi gushaka kugira ngo mbabwire ko umuhamagaro wa kabiri twebwe nk'abari mu nzu y'Imana uyu munsi turi kumva ibi cyangwa se n'undi muntu wese uri bubyumve ko ari bene data banadukurikirana ku isi yose dukwiye kumenya neza ukabimenya udashidikanya ko umuhamagaro wa mbere wagenze uko wari ukwiye kugenda ikindi ugacungana n'uwa kabiri kugira ngo uwa gatatu uzaba amahoro umuhamagaro wa gatatu kuko Mose Imana imuhamagara yamurwanyeho kugeza kuri finali ngo shitani ashaka kuza kumutwara uramwishe wari waravuze kuzamujyana i Kanani none uramwishe yakiraniwe mume mujyane na Imana ngo ati oya ngo marayika arwana nawe umurambo na none munsi iyo usomye iryo jambo baravuga ngo Mose nta muntu wigeze abona umurambo we nuko Imana yamuhagazeho kugeza ku munota wa nyuma tugiye gusenga kandi ubyibaze ni ikibazo nifuje kwibaza nanjye nawe ngo ubyibaze urebe kuri mu muhamagaro neza niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza niba uri mu nzu y'Imana niba utarajyayo umenye yuko Imana irindiriye uyu muhamagaro ugushakamo wo kwihana ibyaha nyuma yaho ukazaba utegereje uwa gatatu ariko uko biri kose nimumenye yuko urugendo rwo rurakomeje Yesu nashimwe ntabwo Imana yaduhamagara nta hantu tujyana ifite ahantu tujyana sibyo ngabagezeyo baragwiriye bameze nk'umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisiga abagezeyo baragwiriye muhaguruke dusenge barameze nk'umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara hari kamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye ushaka n'ushaka ko tujyanayo wiringira mukizu arikamba Yesu azatwambika tuzanezerana n'abakijijwe ibyiza tubisangiye
kandi ni byiza iyo ukumenya aho uri ukamenya aho ugeze ukamenya aho ukomereza kuko naho tujya naho harasobanutse. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, tugushimiye yuko uri Imana yatangije uyu murimo muri twe, niwe waduhamagaye. Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo hari abantu Imana yamenye kera, irabahamagara, irabatoranya, irabatsindishiriza, ibambika ubwiza. Umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe. Uvuga waravuze ngo impamvu twihanganira ni ukugira ngo hatagira n'umwe warimbuka. Impamvu dukora amakosa, impamvu dukora ibyaha, impamvu twirengagiza, impamvu twakiranirwa n'uhita uhutiraho ngo turimbure nk'uko wabikoreye i Sodomu, ni ukugira ngo twahindukira, urebe ko twahindukira tukaza mu murongo, tukaza kugukorera. Nicyo nsengeye nsabira aba bagabo, nicyo nsengeye nsabira aba babyeyi, nicyo nsengeye nsabira urubyiruko, nicyo nisabiye ubwanjye, kuko nicyo cyangirira umumaro. Nuko nkwiye gutunganya rwose ibindeba kugeza ku munsi uzampamagarira wa muhamagaro wa gatatu. Kuko bibaye none birashoboka cyangwa ejo, kandi bitanabaye vuba ngo bibe kuri twese, ngo umuntu bibe kuri umwe ku giti cye, igihe bizaba kuri twese impanda ikavuga. Turaguhendahenze kugira ngo buri mutima wumvisha aya magambo uwuganirize kuruta ibyo navuga, uwusure kuruta ibyo navuga, kuko igihe kitari cya kera niko umwanditsi yanditse. Ntabwo utinze isezerano nk'uko babivuga, ngo ahubwo uhora utegereje yuko twaza. Rero turaguhendahenze imitima yacu ukomeze kwiganiriza, kugira ngo igihe uzazira tutazagira isoni, tutazagira ikimwaro, ahubwo nkabumvisha ijambo ryawe n'imbuzi yawe nziza, tuzaruhukane n'abera. Urakoze kuri kumwe natwe, izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Évangéliser les mondes,